igihugu cya Luxembourg cyangwa se Luxembourg, iki gihugu nicyo cyatabaye cyangwa se twakwita ngo nicyo cyitambitse umugambi wari uhari wo gufatira u Rwanda ibihano bikomeye cyane. Ninamerutse kuba kuri uyu wa mbere aho byari byemejwe ko ubu ibihugu hafi ya byose bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi hafi 27 byose byari byemeje ko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano byihutirwa ndetse bihambaye. Bose bari batoye ko ibyo bihano bigomba gufatirwa igihugu cy'u Rwanda. Muri ibyo bihano byari bigiye gufatirwa u Rwanda bivuga ko ngo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi biriya bihugu byose ubona byagombaga kwemeza ko bigiye guhagarika inkunga yose byageneraga igihugu cy'u Rwanda. Uri kumva icyo kintu, ni ibihugu byinshi cyane. Iyo nkunga yose y'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yagombaga guhagarikwa. Si ibyo gusa, hagombaga kwivangamo ibihano by'abantu ku giti cyabo, cyane cyane ngo abari mu gisirikare cy'u Rwanda. Bivuga ko ngo abarenga 9 ari bo byari byemejwe ko bagiye kwita bafatirwa nabo ibihano. Ubwo nabandi bantu bo bakomeye mu Rwanda, ariko by'umwihariko ngo harimo n'abari mu gisirikare cy'u Rwanda bari mu nzego zo hejuru cyane, nabo ngo byari byemeje ko bagiye kwita bafatirwa ibihano bikomeye cyane. Mu bindi bihano ngo harimo guhagarika za deal u Rwanda rufitanye y'amasezerano na ubumwe bw'Uburayi, biriya byose byo koherezayo amabuye y'agaciro. Igihugu kimwe cyonyine cyitambitse umugambi ni Luxembourg, yitambitse ravuga ngo ibyo bihano mwemuritse kubiha igihugu cy'u Rwanda. Tubanze dutegereze inama igiye kuba. Iyo nama nayo turaza kwira muri iki kiganiro byose. Iyo nama kandi igiye kuba ejo bundi ntago ari kera, muri iyi minsi mike cyane. Iyo nama igiye kuba, bivuze ngo iyo nama niramuka irangiye ibintu nibigende nk'uko bo bashaka, n'ubundi ibyo bihano n'ibindi byinshi cyane, n'ibihano byinshi cyane ngo bashaka biriya bihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi bashaka kwita bashyira ku Rwanda. Reka tubanze twumve uyu mugabo. Ni umugabo wo mu Bubiligi, Maxime Prévost. Uyu mugabo niwe mwagiye mubona. Reka tumwumve, wumve mu magambo ye uburyo bivuga ubwo yari ari kuganira n'igitangazamakuru cya Kongo. Wumve ibintu we ubwe ku giti cyatangaje. Ariko mbere yuko dukomeza, banza wumve kano kantu. Ndagira ngo wumve amagambo ari kuvugwa n'uyu mugabo tutangiranye. Wumve akantu ku kandi, kuko ibi bintu ni ingenzi cyane kubyumva. C'est pour ça que la Belgique exhorte à ce qu'il y ait une réaction forte de la communauté internationale. Quand vous revoyez-vous de nouveau? Je n'ai pas encore connaissance de l'agenda précis, mais en tout cas, c'est évidemment un dossier que nous suivons au jour le jour pour s'assurer que ce conflit se termine le plus vite possible. Il a déjà fait beaucoup trop de dégâts humains, avec beaucoup trop de victimes, et il n'est pas acceptable que l'intégrité territoriale de la RDC soit mise à mal de la sorte. De quoi il était question avec Uyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Prévost, ubwo yarari kuganira n'igitangazamakuru cyo muri Kongo, ndetse ubwo wabonaga ko yarari kumwe na Premier Ministre n'ubundi w'igihugu cya Kongo. Uyu ni wa mugabo n'ubundi mujya mubona buri gihe. Uyu niwe akenshi mubona ari kuvuga avuganira Ububiligi, ahagarariye Ububiligi. Niwe mubona mu manama buri gihe ari kuvuga ngo u Rwanda rufatirwa ibihano, u Rwanda rufatirwa ibihano. Hano yarari kuganira n'igitangazamakuru cyo mu gihugu cya Kongo. Yatangaje amagambo akomeye cyane ariyo ngira ngo twinjire muri kano kanya. Sanctions plus conséquents qui soient soumis à l'approbation des 27 États. Hano bamubazaga kubyerekeranye n'inama iherutse kuba hari kuri uyu wa mbere. Ni inama yari yahuje abahagarariye ibihugu byo mu bubanyi n'amahanga ariko bagize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Hano yaravugaga ati, cyangwa se yari kubwira igitangazamakuru cyo muri Kongo, avuga ati iyo nama yarabaye kuko twari turi kugerageza kureba yaba twebwe abafaransa n'ibindi bihugu byose bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, twari turi kurebera hamwe ibihano bidasanzwe bigomba gufatirwa igihugu cy'u Rwanda, kandi ibyo bihano noneho ntibifatwe n'igihugu kimwe wenda ngo n'Ububiligi bwafashe ibihano, oya, ahubwo ibyo bihugu byose uko ari 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byose bigafatira igihugu cy'u Rwanda ibihano mu rwego rwo kugira ngo ibikorwa bikomeje ngo kuba mu burasirazuba bwa Kongo bihagarake cyase bihagarane. La suspension potentielle du traité concernant. Ndetse uyu uhagarariye Ububiligi akomeza avuga ati twebwe nk'Ububiligi twakomeje gushyiramo imbaraga zidasanzwe mu rwego rwo kugira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano. Nibyo kuko Ububiligi bwirirwa ahantu hose buvuga ngo ibihugu byose bifatira u Rwanda ibihano byo kwisi. Uyu n'ubundi nuhagarariye Ububiligi ubona ko yabishyizemo imbaraga ze zose, ari kuvuga ngo mu bihano by'ingenzi bigomba gufatirwa u Rwanda twaganiriyeho muri iyo nama kandi bigomba no gukorwa nihatagira igihinduka vuba. Akomeza avuga ati mu gihano cya mbere tugomba guha u Rwanda ni ukubanza tugahagarika ariya masezerano u Rwanda rufitanye n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ni amasezerano ahagaze hafi miliyari y'idolari twagiye tuyabona, amamiliyoni agera muri 900. Ati ayo masezerano yo kuba u Rwanda rwohereza amabuye y'agaciro mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ayo masezerano tukabanza tukayahagarika. Traité concernant les minerais, également des sanctions
individuelle à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées. ndetse akomeza avuga ati mu bihano twamaze gutegura bindi bigomba gufatwa usibye guhagarika amasezerano y'ibyerekeranye n'amabuye, nanone ibindi bihano duteganye ko bigomba gukorwa, bigomba gufatirwa igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko no gukomeza gufatira ibihano abantu ku giti cyabo bari mu Rwanda. Mbega abantu bivugwa ko bari mu nzego zo hejuru cyangwa se ububirigi uko biri kubivuga bagaragaza ko abo bantu bakwiye gufatirwa ibihano, bavuga ngo abo bantu harimo cyane cyane abasirikare bafite babandi mu rwego rwo hejuru nyine, ati abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko nabo bagomba gufatirwa ibihano. Nibyo bintu turi kwigaho mu bihugu byose 27 by'umuryango w'ubumwe bw'uburayi, ko nabo bafatirwa ibihano muri make, n'abandi bantu ku giti cyabo tuzagenda dufatira ibihano. Ikindi kintu nanone cy'igihano kigomba gufatirwa u Rwanda, uyu nguyu uri kuvugana umubirigi akavuga ati mu bindi bintu twari twashyizeho ngo bigomba gufatirwa u Rwanda ni ukushyiramo ibihano mu byerekeranye guhagarika ibikorwa byose by'umubano, cyane cyane byerekeranye n'umutekano, amahugurwa y'umutekano, ubufasha mu byerekeranye n'umutekano cyangwa se mu bya gisirikare, n'ibiganiro byose byerekeranye n'ibya gisirikare u Rwanda rwagiranaga n'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'uburayi, byose bigahagarikwa n'inkunga y'ibya gisirikare. Ndetse ngo bikanavugwa ko mu bindi bintu u Rwanda ngo bagomba kuruhagarikira, ngo bagomba guhagarika amafaranga yahabwaga abasirikare bifashishaga, cyane cyane abasirikare baba baragiye kuri misiyo, baragiye kugarura amahoro. Ubwo n'abasirikare b'u Rwanda ayo mafaranga yarahari bakayahagarika, bavuga ko ari miliyoni zigera muri 20 $, ibintu nk'ibyo ngibyo. Byo ndashe tubyinjiremo neza tumenye ibyo mafaranga. Kavuga ko ngo iyo nama ubwo yari yateranye ibyo bihano byose n'ibindi byinshi ngo byagombaga gufatirwa igihugu cy'u Rwanda, ariko ngo hari bimwe mu bihugu cyangwa se kimwe mu bihugu byo mu Burayi, Luxembourg, ngo gishobora kuba aricyo cyavuze ati ntago twemera ko ibihano bitangwa. Luxembourg ngo yaravuze ngo ntago ibihano bigomba gutangwa, bigomba gufatirwa u Rwanda nonaha. Ati ibyo bihano byose mwari mwafashe, abandi bose ibihugu byose byari byemeje ko u Rwanda rufatirwa ibihano, usibye ngo Luxembourg yavuze ngo ibyo bihano ntago twahita tubyemeza nonaha ngo bifatirwa u Rwanda nonaha, ati ahubwo tubanze dutegereze inama igomba kuba ngo mu mpera z'iki cyumweru, ni inama igomba kubera n'ubundi Harare muri Zimbabwe, yo kurebera hamwe uburyo ki bino bibazo byose n'amakimbirane byabonerwa ibisubizo nk'uko izindi nama zabaye.